Muraho neza bene data, tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana mukurikira ku Mpamba Nyayo TV. Kuri uyu munsi ifunguro ry'umunsi tugiye kwigaho, tugiye gusenga Imana kugira ngo buri wese Mwuka Wera amubashishe gusobanukirwa n'icyo yashatse kumugezaho. Mana yacu uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ishobora byose, uri amahoro yacu. Turi imbere yawe kugira ngo imbabazi zawe zitubonekeho Kristo. Turi abanyabyaha, ntago dukora ibyiza. Reka tugusabe kugira ngo utweze, udutunganye, kugira ngo Mwami Imana yacu numara kutweza, ijambo ryawe rihindura imitima yacu kandi ridukomeze muri uru rugendo rujya iwawe mu ijuru Kristo. Ndagusabye kugira ngo ugiye kumvira ijambo agira icyo akuramo kandi rimuhindure, ukomereze amaboko kandi Kristo ubwo uzaba uje kujyana itorero ryawe tuzagusanganire twishimye. Urakoze kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mvugishije umwirongi cyane, torero mukomere, icumbi ribaye amayobera, amafafa s'intebe, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese, abahinduye benshi mu bihe bikomeye, babitse ubutunzi bwabo ahatagera ingese. Kubw'imigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, mwizere isezerano. Nubwo abanyiri icumbi bavuga ko yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso bizera isezerano. Kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora, nubwo amashyo yashira mu biraro, bizera isezerano. Nubwo abanyiri icumbi bavuga ngo yaradutaye, ariko abafite ikimenyetso bizera isezerano. Aho ndiri nterane, amatage yaramfashe, ubusingisura ubutayu, nduhuka umutima, ubuzima bw'isi ya none uyobowe n'imiyaga, abafite ikimenyetso ntimuzacogore. Intwari zarananiwe, ubu naho intwarane, abafite ikimenyetso ntimuzacogore. Intwari zarananiwe, ubu naho intwarane, abafite ikimenyetso cy'amaraso ntimuzacogore.
kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro mwizera isezerano nubwo abanyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso mwizera isezerano kubw'imihigo myinshi mwahize ko mutazacogora nubwo amashyo yashira mu biraro mwizera isezerano nubwo abanyir'icumbi bavuga ngo yaradutaye ariko abafite ikimenyetso mwizera isezerano. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo irimo irajyana n'ijambo ry'Imana Imana yashatse ko tuganiraho muri aya masaha. Haleluya. Imana yacu yaduhaye ijambo ryo uko tuganira muri aya masaha, turasanga muri Tito 1 turasoma umurongo wa 5 wonyine, igice cya mbere umurongo wa 5. Umutwe w'amagambo rero nashatse ko tuganiraho ni ijambo rivuga ngo icy'Imana yadusigarije. Haleluya. Icy'Imana yadusigarije. Ese wowe uratekereza yuko kuba uriho, kuba uhumeka, kuba ugenda bikemera, kuba ubyuka bikemera, uratekereza yuko ari iyihe mpamvu? Haleluya. Rero Imana ishimwe kuko yemeye yuko tuganira kuri iri jambo, ifite impamvu. Reka turisome mu izina rya Yesu. Kandi nawe ubutekereza cyane, ese ni ikihe Imana yansigarije? Haravuga ngo icyatumye ngusiga ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye, kandi ngo ushyire abakuru b'itorero mu midugudu yose nk'uko nagutegetse. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana. Imana yashatse ko tuganira. Imana rero irashaka ko uzirikana kandi uha agaciro icyo yagusigarije kuri iyi si. Haleluya. Tekereza abo mungana cyangwa se abo mwabyirukanye, cyangwa se wowe niba ukuze uri umusaza, utekereza abo mwazamukanye iyi saha batakiriho. Utekereze inzira nyinshi wagiye ucamo zari zishoboka ko wapfa ukava ku isi, cyangwa se hari ibintu byinshi byari buguhitane, ariko iyi saha uriho. Haleluya. Icyo kintu rero nicyo ukwiriye guha agaciro. Haleluya. Ukavuga ngo mbese ni ukubera iki Imana yansigaje, ni ukubera iki Imana yandokoye. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo icyatumye Imana igusiga aho ngaho uri kwari ukugira ngo utunganye ibidatunganye. Nshuti z'umusaraba rero, tekereza, wibaze, urebe mbese koko icyo Imana yansigiye ku isi nicyo ndimo gukora. Ese ndi kugendera mu bitunganye nk'uko ijambo ry'Imana rintegeka, cyangwa ndi kwirwanirira? Nusanga utari kugenda uko Imana ishaka, usabe Yesu imbaraga. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarengera rambwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ushobora kwibwira yuko kuba umugambi w'Imana cyangwa icyatumye Imana igusiga kuba utari kubikora iherezo ryawe rirangiye. Oya, iyi ni isaha yo gutekereza neza, ukavuga ngo nubwo hari ibyo Imana yansigiye ku isi nkaba ntabikora, reka uyu munsi noneho nisubireho. Reka uyu munsi noneho numvishira ijambo, nongere nsubire ku cy'Imana yansigiye kuri iyi si. Haleluya. Imana rero yagusize ku isi kugira ngo ube umumaro, yagusize ku isi kugira ngo habe benshi bagira agakiza kubera wowe, yagusize ku isi kugira ngo habe benshi bakira baruhuka imitima kubera wowe. Tekereza neza, niba hari aho utabikora neza, usabe Yesu aguha imbaraga. Nusanga ari kumeze uri kugendera mu mugambi w'Imana, nakubwira ngo komeza, ntucike intege, komera kigabo. Mbese icyo nagusabira ni kugira ngo ukomeze ugume mu mugambi w'Imana. Haleluya.
ijambo ry'Imana nari mfite ni iryo ngiryo. Reka dusenga Imana tuyisabe ngo Mana dushoboze kuguma mu mugambi wawe, nkuko natangiye ndirimba uriya muririmbyi yavuga ngo kubw'imihigo myinshi twahize. Muri iyi minsi hari abantu benshi bagiye bahiga bakavuga Mana nubigenza gutya nuko nzagukorera, nzavuga ubutumwa bwawe, nzatanga ubuhamya, nzaba mbese umukozi wawe, ariko ibyo byose wahize ntago ari kubikora. Reka dusabe Yesu rero agira icyo akora, ahindura imitima, agira icyo akora kugira ngo niba hari umugambi w'Imana yari yarateguye kuri wowe usohore, uzasohora wemeye kuba igikoresho cy'Imana nkuko yaguhamagaye. Reka dusenge mu izina rya Yesu, kandi Imana iguhe umugisha wowe wakurikiranye neza iri jambo, rikubera inkomezi kandi rizakugeze mu ijuru amahoro. Reka dusenge Imana. Mana yacu, uri Imana ikomeye cyane, uri Imana ishobora byose, uri umubyeyi wacu. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe ritambutse muri aya masaha. Icyo ngusabye ni ukugira ngo udushoboze Kristo, ayi Nyiringabo Imana. Hari byinshi wagambiriye kuri twebwe, ni byiza si bibi, ariko ndagusabye kugira ngo natwe udushoboze kugendera mu mugambi wawe, udushoboze gukora icyo wadusigarije ku iyi si. Mwami Imana, turinde ibirangaza, Mwami turinde ibyatwanduza byose mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbabazi zawe zitubeho Mwami Nyiringabo. Nubona twibagiwe ujye utwibutsa. Muririmbyi yaravuze ngo nubona nibagiwe ujye unyibutsa ibyo wabize ku bwanjye. Mwami Yesu, hari abagera mu munezero bakibagirwa, hari ababona ibyo bashakaga bakibagirwa. Ndagusabye Kristo ngo icyo waduhamagariye, icyo watumye udutoranya, dushoboze kugikora, kandi Mwami Imana nuduha imbaraga natwe tuzarushaho kugukunda no kugushima. Urakoze kuri Umwami wacu, usabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.